turabasuhuje tugiye kuganira ku ibaruramari rikozwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abantu bose basobanukirwe ibikorwa mu ibaruramari. Birumvikana abacuruzi cyangwa se abandi bose barikeneye ntabwo bose bazi indimi z'amahanga, niyo mpamvu twahisemo kujya tubibashirira mu kinyarwanda kugira ngo n'ababa babizi cyangwa se bazi izo ndimi z'amahanga ariko batarabisobanukiwe neza nabo babashe kubyumva byimbitse birushijeho. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, share cyangwa s'abone na partage kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho kenshi ndetse kigere no ku bandi benshi bagikeneye. Mu biganiro bihise twabagejejeho ingingo zitandukanye, twari tugeze noneho ku ngingo itwereka neza indangashusho cyangwa se les états financiers. Tunababwira ko nituvuga imari abantu bazumve amafaranga, nitugera mu ibaruramari abantu bazumve amafaranga. Ibaruramari ribara amafaranga, imibare yaryo ibyo rikora ryose ribivunja mu mafaranga. Niba ari inzu, niba ari inka, niba ari imodoka, niba ari amazi, ibyo ari byo byose iyo tugeze mu ibaruramari tubivunja mu mafaranga. Twageze ku ndangashusho tuvuga iya mbere, ifoto y'umutungo, turayinonosora. Ubushize twasubikiye kuri konti y'inyungu. Abatabyumva mu kinyarwanda twavuze ko ari compte de résultat, income statement cyangwa se profit and loss account. Twarabisobanuye tubasigira n'umukoro, ariko twavuze n'ikintu cyitwa ubwisazure. Ubwisazure twarabusobanuye tuvuga ko niba ufite amamashini, ayo mamashini agenda asaza. Iyo asaza ntabwo asaza gutya gusa. Niba afite igihe cyo kubaho, niba ufite imodoka ifite igihe cyo kubaho cy'imyaka 5, iyo myaka 5 ubwisazure bwayo twarabivuze bwagombye kuba mu mafaranga. Nubwo atari amafaranga wakiriye, ariko ayo mafaranga afatwa nkaho ari amafaranga yasohotse. Abakontabule barabyibuka ko tuyagira charge. Twamara ko yagira charge ndetse kenshi azagabanya n'inyungu yacu. Ntabwo ari amafaranga yinjiye cash ngo tuyabone, ariko tuyinjizamo. Iyo rero ufite ikigo gifite ibintu byisazura, ubwisazure bwawe ntibugaragare mu ibaruramari ryawe, ikibazo ufite nuko wishura, nukuvuga ngo bituma ugira inyungu nyinshi. Ya nyungu nyinshi nuyitangira umusoro uratanga mwinshi nanone. Nako kamaro ubwisazure kenshi bumarira abacuruzi. Numara kubiteranya rero ibyo ubonye aho ngaho urabigereranya n'ibyo wateranyije ku ruhande noneho ruriho ibyinjiye. Niba ibyinjiye biruta ibyasohotse warungutse, niba ibyasohotse biruta ibyinjiye warahombye. Icyo cyo kirumvikana. Iyo niyo konti y'inyungu twafatiraho igerageza mbese iciriritse, ariko ishobora kudufasha kumva neza ubucuruzi bwacu. Noneho uyu munsi turajya ku ngingo ya 3, urujya n'uruza rw'amafaranga. Urujya n'uruza rw'amafaranga, abantu bavuye mu ishuri vuba aha ngaha ntabwo barapfa kubyumva. Mu cyongereza ni kiriya mwita cash flow. Iryo jambo rikoreshwa no mu gifaransa, ariko ubundi mu gifaransa bavuga ngo ni flux de trésorerie. Nicyo tugezeho. Iyo tuvuze urujya n'uruza rw'amafaranga, harimo ukujya, harimo no kuza, harimo kugenda no kuza, harimo gusohoka no kwinjira. Urujya n'uruza, iyo wavuze urujya n'uruza ni ukunyuranyuranamo. Ukibaza uta amafaranga anyuranyurana n'amate, urujya n'uruza rwayo ni igiki? Icyo bisobanuye nuko amafaranga iyo turi mu kigo cy'ubucuruzi cyangwa se uko dukoresha amafaranga arasohoka. Ntabwo iyo yabitse gusa ntacyo ubona,
kugira ngo ugire icyo ubona rero bisaba kuyatanga. Wamara kuyatanga hari n'igihe ufite ibintu nabyo ukabitanga bakongera kuguha amafaranga. Ni ukuvuga ngo amafaranga arakuzaho yarangiza akagenda akongera akagaruka akagenda gutyo. Ngurwo urujya n'uruza rw'amafaranga, cash flow cyangwa se flux de trésorerie. Uru rujya n'uruza rukomatanya amafaranga yose yasohotse cyangwa yinjiye mu isosiyete. Simvuga isosiyete ngo umucuruzi usanzwe, niba ufite agataro, niba nawe urujya n'uruza rubaho mu byo ucuruza ibyo ari byo. Niba ucuruza n'ubunyobwa, inkaranka, umenye ko urujya n'uruza nawe rukugeraho. Niba uri umumotari, umukiriya iyo umutwaye yicara kuri moto akakwishyura, ariko mukanya ujya kugura essence, ni urujya n'uruza. Aha rero no mu isosiyete y'ubucuruzi cyangwa se umucuruzi uciriritse, nawe urujya n'uruza ruba rumureba. Urujya n'uruza rero rutwereka amafaranga yose yasohotse cyangwa yinjiye mu isosiyete. Aya mafaranga kandi akaba akomoka ku bikorwa bwite bya sosiyete. Abantu bumve neza, ni ukuvuga ngo amafaranga yinjiye muri sosiyete ni amafaranga akomoka ku bikorwa sosiyete ikora. Niba sosiyete yawe ikora kawunga, kadufate kawunga, niyo numvise muri iyi minsi igiciro kiri kugenda kizamuka, kandi kawunga ahantu hose ugeze ubu ngubu iri mu mafunguro abantu bari gukenera cyane. Niba ufite uruganda rwa kawunga, kurangura ibigori ni amafaranga yasohotse. Gucuruza kawunga ni amafaranga yinjiye. Gucuruza buranda bya biryo by'amatungo ni amafaranga yinjiye. Kwishyura amazi yo kubyoza ni amafaranga yasohotse. Ni ukuvuga ngo turareba amafaranga yaba yarinjiye akanasohoka ku musaruro runaka w'ikigo. Aha ntabwo turareba amafaranga y'amamashini, ntabwo bishoboka, kuko imashini zizakora igihe cyose. Imashini warazizanye uzitereka aho ngaho, hari amafaranga wazitanzeho. Noneho mu gihe ziri gukora hari amafaranga yinjira, hari n'asohoka kugira ngo zikore. Urwo ni rwo rujya n'uruza rwo mu kigo, kuko amafaranga watanze wubaka uruganda ntabwo ayo mafaranga ari mu rujya n'uruza, kuko ntiwari wagatangiye gukora. Amafaranga watanze ugiye kugura imashini zo gutangiza ntabwo urashyira mu rujya n'uruza, kuko ntiwari wagatangiye gukora. Ayo ngayo twabonye ko tubisanga mu ifoto y'umutungo. Bivuze ngo amafaranga aza urimo gukora, asohoka kugira ngo ukore, ayo ngayo dusanga mu rujya n'uruza rw'amafaranga muri sosiyete yawe. Ni ukuvuga ko aha ntihagaragaramo amafaranga yinjiye nk'inguzanyo, ayo ngayo avamo. Ubwisazure bw'ibikoresho n'ibindi bitinjira mu bikorwa bwite bya sosiyete, ayo mafaranga nayo ntabwo turayinjizamo. Ni ukuvuga ngo hagaragara amafaranga yavuye mu bikorwa by'ubucuruzi bya sosiyete gusa. Ku bw'ibyo bamwe bemeza ko iki twavuze cyitwa urujya n'uruza rw'amafaranga nicyo gipimo nyakuri kigaragaza ubushobozi bwa sosiyete mu mafaranga yayo bwite, mu kwiyubaka no kwiteza imbere udategereje akimuhana. Iyo umaze gukora urujya n'uruza rw'amafaranga, cyangwa se iyo umaze gukora cash flow, cyangwa se iyo umaze gukora flux de trésorerie, iyi foto, aka kantu, iyi shusho cyangwa se iyi ndangashusho niyo ikwereka ese ubu ngubu mpagaze nte. Ayo mafaranga agaragaramo niyo uba ufite mu by'ukuri, niyo wakwiye guheraho uvuga uti aya mfite ni make ntiyangurira ibi ngibi bikanaka inguzanyo, aya mfite yagarukira aha, reka ngurishe iki kintu kugira ngo nongeremo. Aba boss bacu rero, abacuruzi banini n'abatoya, nubona umukontabure wawe atagukoreye ikintu cyitwa cash flow muri ziriya ndangashusho eshatu twavuze z'ingenzi, uzamubwire ko agomba gukora ko ashoboye indangashusho iyi yitwa urujya n'uruza rw'amafaranga cyangwa cash flow akayigukorera, kuko niyo yonyine ikwereka uko uhagaze, uko ikigo gihagaze. Konti y'inyungu twabonye ko iba yabaze ibintu byinshi.
hano rero mu rujya n'uruza aho turareba amafaranga yakoreshejwe mu kigo mu bucuruzi gusa, abantu babyumve neza. Iki rero nicyo gipimo nyakuri kigaragaza ubushobozi bwite ufite niba uri umucuruzi. Abafaransa bakavuga ngo nicyo cyonyine kikwereka ta capacité d'autofinancement, ubushobozi bwawe bwite bwo kuba wagira ibindi ukora. Niba atari uko bimeze, utangire ukore urujya n'uruza rw'amafaranga. Urujya n'uruza rero twarubara nko mu bice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere, mu amafaranga agenda mu bucuruzi bwa buri munsi bwa sosiyete. Iyo mukora ubucuruzi hari amafaranga agenda. Iki gice kigaragaramo amafaranga yasohotse agura ibikenewe bitandukanye kugira ngo sosiyete ibashe gutunganya imirimo yayo ya buri munsi yibyarira inyungu. Hagaragaramo kandi amafaranga yinjiye muri sosiyete aturutse mu bucuruzi bw'umusaruro avuye mu mirimo ya buri munsi sosiyete yacu yakoze. Ni ukuvuga ngo wowe ufite kawunga, uruganda rwa kawunga, waguze imashini ushyiraho ngaho, maze kuzinstara, ugomba kugura ibigori kuko imashini zonyine uziteretse aho kawunga ntabwo yaboneka. Uragura ibigori. Nta nubwo kawunga mu by'ukuri ituruka mu mashini. Kawunga ni ibigori byahinduwe, byabaye transformé, reka tubivuge muri icyo kirimi. Iyo bimaze kuba transformé, iyo bimaze guhindurwa mwo ifu, nibwo tubona kawunga. Ntabwo ari imashini duhindura ngo zibyare kawunga. Ibyo nibyo turukora. Numara guhinduramo kawunga rero watanze amafaranga ugura ibigori. Ibigori nibiza se biravamo kawunga. Kugira ngo kawunga iboneke se nta bindi bintu byagiye, hagiye umuriro, wahembye abakozi babikoze, ayo nta mafaranga yasohotse. Amafaranga arasohotse, byose nibirangira urongera utanga kawunga, amafaranga yongera agaruke mu kandi kanya wongera uyatange, gutyo gutyo. Urujya n'uruza rero abantu batumva ko nituvuga urujya n'uruza ntabwo amafaranga yateze moto cyangwa ngo agende, ahubwo ni uko kwinjira no gusohoka kw'amafaranga muri sosiyete zacu. Igice cya kabiri turasangamo noneho gushora imari mu mitungo iramba. Amafaranga twashoye, ni ukuvuga ngo twatangiye gukora, amafaranga tubonye dushobora kuyakoresha noneho twagura ibikorwa byacu. Aya mafaranga atandukanye nayo twatangije tujya gutangira business. Abantu babyumve, nshoye miliyoni 10, none ahantu nakoreraga ndabona habaye hato, za miliyoni 10 zimbyariye andi, ayo yandi nyavanye. Nuvuga ngo niba naratangiye uruganda rwa kawunga rwa miliyoni 10, none ngize miliyoni 50, ndashaka kwagura. Nuvuga ngo za miliyoni 50 byumvikane neza ko zavuye muri za zindi 10 muri rwa rujya n'uruza. Nuvuga ngo amafaranga ngiye gukoresha nagura ibikorwa avuye mu rujya n'uruza, bitandukanye nayo nakoresheje njya gutangira bwa mbere na mbere. Abantu bagomba kubyumva gutyo, bitandukanye nayo twatangije. Ahagaragaramo rero muri iki gice cya kabiri cyo gushora imari mu mitungo iramba cyangwa se investissement, ahagaragaramo amafaranga sosiyete yakoresheje kugira ngo yubaka wenda nk'amazu. Sosiyete yarakoraga, amazu aba make, ishobora kubaka amazu agurishwa, amazu akodeshwa, kwagura ibikorwa. Ni amafaranga yavuye muri rwa rujya n'uruza, none yavuze ati kanubaka amazu, nagura ibikorwa, amafaranga agiye yinjira. Amafaranga arasohotse, ngiye kugura imashini n'ibindi bintu biramba, nshobora kubigura ariko mbiguze mbivanye muri business ndatangiye gukora, bitandukanye n'ibyo naguze ngitangira. Ikindi hano hinjiramo noneho y'amafaranga yinjijwe na bya bikorwa, bya bintu biramba twashizemo amafaranga, nibyo kugira ngo bizamure business yacu, bizamure ubucuruzi bwacu. Ayo mafaranga rero bizinjira, niba ari amazu akodeshwa nubatse, ay'ubukode yagombye kwinjiramo aho ngaho. Ni urujya n'uruza, hari ayasohotse
kugira ngo nubaka ayo mazu harari kwinjira bakodesha ayo mazu. Urumva ko arimo kwinjira muri societe, ajya kubaka ayo mazu yasohotse avuye muri societe, none yinjiye n'ubundi aza muri societe. Igice cya gatatu ni imari n'imigabane. Ubu muri iki gihe tuzagira umwanya wo kubasobanurira neza ibintu bijyanye n'imari n'imigabane. Buriya abantu barabyumva bakumva Beneri yatanze amatangazo bati mugure imigabane, mugure imari, mugure imigabane mu kigo runaka. Beneri sigaye ifite ishyira amafaranga ku isoko, impapuro mvunjwa faranga, iti mugure impapuro. Abantu batabizi, iriya ni business ikomeye cyane. Ubu ngubu abakire benshi dufite ntabwo ari abakire bafite ibifaranga byinshi ku makonti. Abakire dufite kuri iyi si ni abafite imigabane myinshi mu masosiyete. Abantu babyumva nuko tugiye kamba ariko ubundi nta mugabo umwe. Iyo ugiye gukora business kwavuga ati nzabikora njyenyine, wabikora wenyine kubera ko kakiri gato cyane. Ariko iyo byakuze, iyo byagutse, byageze hejuru, byakugora kubicunga. Iyo habaye icyo bita mu gifaransa babyita diversification, niba waratangiye gukora kawunga se, inyuma uruganda rukaguka ugasanga noneho kawunga yawe hari ibindi bintu yavamo. Ukora kawunga none uravuze nyamara nubwo nakora kawunga menya najya mbanza ngakora n'umusemburo w'inzoga. Bralirwa cyangwa uruganda runaka rukeneye umusemburo. Business iragutse. Uko wacungaga urwakoraga kawunga hiyongeye icyo kintu kindi. Ukavuga ariko nyamara nubwo nagiraga kawunga nkagurisha branda, ibiryo by'ingurube by'amatungo bisagutse, wabyo wakorora ukaboroye ingurube utubenzi. Urumva ako kanya business irimo iraguka, watangiye ari kawunga, ariko urumva ukuntu bigenda, kawunga igenda ibyara kandi ibyo bintu byose bikaba bishamikiye kuri urwo ruganda rwa mbere. None se nudashaka bagufasha cyangwa se wabona amaboko arimo cyo bashaka bumufatanya kugira ngo uzabivamo wenyine. Niyo mpamvu rero imari n'imigabane muri iki gihe abahanga nibyo bashoramo. Hano rero isosiyete ishobora kugurisha cyangwa ikagura imigabane, ishobora kwishyura inyungu ku baguzemo imigabane cyangwa ikishyurwa inyungu igihe nayo hari imigabane yaguze ahandi. Si urujya n'uruza rw'amafaranga se, twaragiye tugura imigabane, ni amafaranga twatanze. Sosiyete yanjye yagiye kugura imigabane mu yindi sosiyete, ibyo murabizi, musigaye mubibona. Banki imwe ngo yihuje n'indi gutyo. Ibyo ni ibintu bihari. None rero twaragiye kugura imigabane mu kigo runaka, ni amafaranga yavuye mu kigo cyacu yarasohotse, niba duha inyungu arinjiye. Si urujya n'uruza se ruravutse. Turebe noneho natwe dushobora kuba twaragurishije imigabane. Abantu baje kugura imigabane iwacu, si amafaranga batwinjirije, yinjira muri sosiyete yacu. Inyungu nizigera tuzabaha inyungu zabo. Byumvikane neza ko amafaranga none harasohotse, yarinjiye bagura imigabane, agiye gusohoka noneho tubaha inyungu z'imigabane ku migabane baguze. Urujya n'uruza. Ni ukuvuga ngo dufite urujya n'uruza muri ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere twabonye ko ari mu bucuruzi bwa buri munsi, kurangura, kugurisha, kugira gute. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gushora imari mu mitungo iramba. Twabibonye, ushobora kubaka amazu, ushobora kugura ibyuma runaka bikodeshwa cyangwa se amazu akodeshwa ukayubaka. Amafaranga avuye muri business ayo bazishyura azinjira muri business, kuko najya gukora ibyo, nagiye gukora ibyo bintu yasohotse muri business. Kugura imari, iby'imari n'imigabane twari tumaze kubivugaho. Biriya mujya mwumva ngo stock exchange. Ibyo bintu abantu bagerageze. Ubu abagezweho nababwiye ngo ntabwo ari abafite bano baherwe mwumva. Ushobora no guhura nawe bafite igihumbi mu ikofi, ariko imigabane bafite mu masosiyete atandukanye ituma abo muherwe. Igihe yashakira amafaranga cyose yayabona. Bivuze ngo na nyuma y'ubuzima bwe
niko guteganya kwiza sosiyete ntaho ibizajya nyuma y'ubuzima bwe, abe bazasigarana iyo migabane ariyo ibatunze. Reka dufate noneho urugero rworoshye rw'urujya n'uruza rw'amafaranga cyangwa cash flow, abantu bumve uko bikorwa. Twabonye ko tudashiramo ibintu twatangije ikigo, ahubwo tureba ibikorwa bya buri munsi bitwara amafaranga. Hano rero ndagira ngo abantu bumve aho duhera. Umusaruro wagurishijwe, amafaranga twabonye tugurishije, umusaruro wagurishijwe, dufite umusaruro wagurishijwe w'amafaranga 800,000 niyo dufite. Ese ko ariyo dufite mu by'ukuri niyo nyakuri? Nibyo koko nta yandi twatanze yaba yara niba waragurishije ibintu by'800,000, uricaye mu mpapuro, naranguye ibintu bingana gutya, mbonye 800,000, si byo 800,000 ubonye, nta zindi dépense watanze kugira ngo ugere kuri ibyo 800,000. Izo dépense nizo dukuramo tukareba ayo turi busigarane. Ufite umusaruro w'800,000 igicuruzo, noneho kugira ngo ugere kuri ayo mafaranga 800,000 hari amafaranga watanze yitwa kugura ibikoreshwa. Abantu babyumve, mu gifaransa niyo twita matière première cyangwa se raw materials. Ayo ni amafaranga, nuvuga ngo ni warakoze kawunga, hari ibigori waguze ubigura 380,000, nubwo wakoze kawunga ukavana 800,000, ariko umenye ko ari waguze ibigori 380,000. Hari izindi service, hari amafaranga yasohotse kugira ngo ugere kuri ibyo. Nta muriro se wishyuye, nta mazi wishyuye, se utwo tuntu tundi wishyuye kugira ngo ibigori bivemo kawunga 40,000 urayakuramo. Ubwo ayo mafaranga mvuga nyuma 800,000 nayo twabonye, iyo afite imenyetso cyateranya, no guteranya. None icyo turi gukora ni ugukuramo ayo twatanze kugura ibikoreshwa cyangwa se matière première cyangwa raw materials. Abantu bavuze ko Kinyarwanda kiri kubagoramo gakeya, ariko turashaka ko abantu batazi kuvuga urujungu wamugane bandi nabo bumva ibi bintu bakajya babikora, bakabyumva, bakabisobanukirwa. Ntabwo gukora ibaruramari bigomba kwitirirwa abavuga igifaransa, icyongereza. Oya, nawe uvuga ikinyarwanda gusa, ururimi rwiza rwacu, wakora ibaruramari niba warakurikiye iki kiganiro. Kugura ibikoreshwa, ariko abavuga na ziriya ndimi matière première cyangwa se raw materials, mwe cyangwa se gukuramo 380,000, kwishyura izindi service twari tumaze kuzivuga, wakoresheje amazi, waguze umuriro, hari karibiro waguze, imodoka igiye kuzana ibyo bigori, ni service zitandukanye wakoresheje kugira ngo yakawunga isohoke 40,000. Ubwo nabyo urabikuramo. Kwishyura imisoro 15,000 urabikuramo. Hari imisoro itandukanye, ushobora kuba warishyuye patante, ushobora kuba warishyuye amahoro y'isuku ya buri kwezi 15. Ni urugero ndi gutanga, abantu batabyumva bati 15 ku mwaka kandi twishyura 10 buri kwezi, ni urugero. Noneho kwishyura imishahara n'ubwiteganyirize wenda 25,000. Aya ngaya ndimo ndayavuga kugira ngo abantu imibare bayumve iborohere. Tushize mu miliyoni, bamwe menya bumva bitanabareba, bakavuga ati izo miliyoni ubundi nazikurahe. None niba ufite umukozi uhemba birashoboka, ariko none muhaye 25 ukube n'igihumbi, niba ari muri miliyoni ubikora uko bishaka. None iyo turangije gukora ibyo ngibyo, dukuyemo ibikoreshwa, dukuyemo izindi service, dukuyemo imisoro, dukuyemo imishahara n'ubwiteganyirize. Niturangiza turabona icyo bita inyungu mbumbe, résultat brut d'exploitation. Ayo mafaranga
noneho nayo ntabwo twari twagera aho tugomba kugera, hari ibindi. Iyo tumaze kubona icyo ngicyo turavanamo noneho umusoro ku nyungu, kuri iyo nyungu tubonye, kuri résultat brut d'exploitation, biterwa n'itegeko ry'igihugu runaka. Hari abashyiraho 15, hari abo gushyiraho 30%, hari abashyiraho 5%, biterwa n'itegeko iryo ari ryo ayo igihugu giteganya. Hari naho batawushyiraho, wenda bashobora kugusonera ubwo uzashyiraho 0. Ariko twebwe muri ino sosiyete yacu uyu musoro ku nyungu mbumbe twebwe twatanze amafaranga ibihumbi 102. 102 byabonetse gute? Twafashe twakoreye kuri 30%. Inyungu twabonye ni amafaranga 300, ni ibihumbi 340. Résultat brut d'exploitation cyangwa se inyungu mbumbe, abandi bavuga ni gross profit y'ibihumbi 340. Turashyiraho 30% tukabona ibihumbi 102, tukabikura muri ya nyungu tumaze kuvuga hejuru, tukongeraho amafaranga yo gukoresha nayo turayakuramo, BFR, besoin en faux de roulement, cyangwa se mu cyongereza working capital, ibihumbi 100 nayo turayakuramo kuko yasohotse kugira ngo tubashe gukora, kugira ngo tubashe kurangura. Noneho amafaranga yavuye mu bwisazure bw'imitungo iramba, ariya twabonye ko iyo ntabwo ari amafaranga twatanze, iyo turayateranyaho, dotation aux amortissements, ayo yo araza afite ikimenyetso cyo guteranya, kuko ubwisazure ntabwo ari amafaranga ufata ngo utange none ngo ngiye kuyavanamo, ariko twabonye ko muri konti y'inyungu tuyabara nk'ahari amafaranga yasohotse nka charge, ariko nitugera hano turayateranyaho, tugera muri urujya n'uruza rw'amafaranga. Impamvu turi buyateranye ameze nk'aho yinjiye, nubwo tutayafashe ariko asa naho yinjiye. Nababwiye icyiza cyo impamvu y'ubu bwisazure ni ukugira ngo amafaranga yacu, niba tuguze ikintu kiramba gisaza, ese n'igisaza kizasimburwa n'iki, twagombye kujya tukibarira ubwisazure bwacu kugira ngo kizongere kiguremo ikindi. Ayo ngayo rero tuyateranyaho, noneho twarangiza tugakuramo ishoramari risha. Rya shoramari twavuze hejuru, ushobora kuba waraguze, warubatse amazu, ushobora kuba waraguye ibikorwa, ushobora kuba waraguze izindi mashini ariko mu mafaranga yo muri business, ayo nayo tukayakuramo. Niba wankurikiye ufite agakaramu, urasanga hasi usigaranye amafaranga ibihumbi 41. Nuvuga ngo cash flow usigaranye, ubushobozi ufite mu ruganda rwawe rwa kawunga rwubatse aho ngaho, ufite ibihumbi 41 gusa. Nubwo wabonaga baracuruza ibihumbi 800, ariko ubushobozi bwawe ni ibihumbi 41 gusa, ayandi yose yaragiye. Numara kubona aya ngaya rero usigaranye, uribaza ese aya ngaya hari icyavamo? Naho ngaho urahita utekereza ibihumbi 41. Nuvuga ngo mu gifaransa nita nkubwira ngo niyo capacité d'autofinancement, propre capacité d'autofinancement yawe, nta kindi. Uriba n'ibihumbi 41 biraza gutanga iki? Kwari make arakubyarira iki? Nicyo ugomba gutekerezaho. Murumva neza rero akamaro ko gukora iyi mbonera hamwe y'urujya n'uruza rw'amafaranga. Ikidufasha ni ukureba ubushobozi bwacu bwite. Twamaze gutanga ibyo tugomba gutanga byose, none dusigaranye iki? Niyo mpamvu inguzanyo ntazirimo. Ku inguzanyo na amafaranga y'abandi, ayacu nangahe dusigaranye? Ibindi byose byavuyemo dusigaranye ibihumbi 41. Nuvuga ngo aya mafaranga ibihumbi 41 dusigaranye agaragaza ubushobozi bwite bw'uyu mucuruzi. Twari turi mu dukorera iyi mbonera hamwe
twari turimo tugaragaza urujya n'uruza rw'amafaranga uko yinjiye nuko yasohotse mu kigo cye. Aya niyo asigaranye, nibwo bushobozi bwonyine asigaranye. Aka kantu rero impamvu ari keza, kereka boss yari yareba mu bitabo, yareba kuri ya konti y'inyungu akabona ibifaranga biri hejuru, ati narakoze. Ariko nubwo ubona ibyo bifaranga bihari, hari ibyo utari wabona, hari ibyo utarabara. Numara kuvanamo gukora rujya n'uruza neza rero nibwo urabona ayawe bwite, kuko wavanyemo yugo ayo ugomba imisoro ibiki ayo watanze ujya kuba kutunagira, none usigaranye ibyo byose wakoze bikugarura ibigusigiye cyangwa se bikwinjirije angahe. Naho ngaho nuko byifashe. Dukurikije rero aho amasaha ageze buriya twatangira gusezeranaho. Ubutaha rero tuzaza noneho tureba isesengura mushinga. Urashaka gukora umushinga se? Umaze kumenya ibi ngibi ushobora gukora umushinga, ukawiga, ukawusesengura, ugakoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo usesengure imari. Noneho ubu twakoraga indangashusho, none tuzajya noneho gusesengura. Abazi ibyo bita les instruments d'analyse financière cyangwa financial instrument analysis, ibyo bintu byose muzabisanga muri iki kiganiro. Reka rero dusezeraneho, mwari muri kuganira nanjye Niyibizi Theogene, naho ubutaha murare ahataryana harare umwanzi. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, share cyangwa s'abone na partage kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho kenshi ndetse kigere no ku bandi benshi bagikeneye.